cyaha yakorewe azi ko gihanwa n'itegeko kandi yaragitangiye ikirego yakora icyo cyaha akagikorera undi muntu kandi ategereje ubutabera. Ni ukuvuga ko icyaha cyo gusakaza ubwambure ntabwo gikata imipaka, ntabwo cyambuka imipaka ya kubera yarabaye traumatized rega, barashyize ubwambure bwe hanze, umva bashyize ubwambure bwe hanze andi naba traumatized yabaye nk'umusazi, ubu ibyo ashaka n'ibyo akora. Ibyo ngizo excuse ntizikora, niyo mpamvu urukiko rufite amamodoka yicaye hariya bafata Jihad bakamwohereza Karayeze bakamupima mu mutwe. Nasa Jihad bamupima mu mutwe basanga ari muzima. Ntabwo Jihad anywa inzoga. Wowe iyo ubonye Jihad bamupima mu mutwe basanga ari muzima. Dumba kugira reka ze kubwire Dumba nturi kureba ngo gifata nkuri bigize amakosa bro, ni ukuvuga ngo muri iyi mihanda ni igihe umuntu utarahamagarwa na RIB ngo babe warning cyangwa bagendera babivugeho, mwese barabahamagaye. Ngiye bamagaye ninjye ukiri vierge, ngiye bamagaye ryari yaravuze ati Dumba asubiza ikirenge inyuma. Zeti ya leta ntibirabaho ntibizigera binabaho, ntabwo bishoboka. Njyewe Jihad urumva Jihad ndumva afite umuloya mwiza n'ibintu nawe byamubayeho, afite loya mwiza, urwo rubanza barutsinda. Bijyanye n'ibintu Jihad byamubayeho afite loya mwiza, Jihad urubanza ashobora kurutsinda. Rero kuri ba Kejon kugenda harakigarika yampa akigarika wa mutipe w'ujyo urabivugaho iki? Ngo Kejon kwigarika ukigarika ntuza akigarika pazo. Ibyo ngibyo ariko Kejon ngenda mufana. Ofete hari ukuntu ibintu ugiye kureba byasaga nkaho bikiri imikino. Urumva umuntu agishobora kuvuga ngo nshobora ngo gukinyira inkoro ngo umujyama wanje. Urumva noneho Kejon baguma muri bya iboro by'ubujyama ngo umujyama wanje ngo nacyacokoye ngo nagusinika ariko my friend yurangiye kugeramo hari indano ukaryaramo iminsi 2 ugatangira kuryaho gake bagufasha bandi bagahita bagushyira mu rubanza, bagahita bagushyira muri koti bakakubwira toke umaze kuryama y'iminsi 2 ubuvuga video byagenze gute, uzi ko mujyama wawe muri kumwe hano niwe yayiguhaye kandi wowe uvuze ati ni ibyuyu byose ni ibyuyu ngewe mbita nsohoka, we akamenya ibyo avuga. Godfather nanjye wallahi utari umwana wanjye utari mama wanjye ndababwira tumwira n'uyu niko yabigenje. Rero yahise afata aravuga ati urumva dossier bari babiri, urumva bari babiri. Ikintu cyabayeho Kejon bageze ku rukiko yavuze ati twumvikana ikintu kimwe rero mwabacamanzamo n'abashinjacyaha. First of all uyu nguyu ngiye naramubyaye mutandukanye. Njyewe niteguye kuburana nonaho, ariko mu kuburana ndiregura ntanga aho video yavuye. Dore nyirabayazana ngo watweretse video yayikuye. None ko wari ukuvugira ya mpano nani pazo ubushize, ariko ahangaha noneho hakaza abandi batanga buhamya bavuga ko video bayibonye muri telefone ya Kejon. Si buri kubyumva. Ariko hari uburyo ushobora kubona inshuro zingaho umuntu yasharinze. Hari uburyo ushobora kubona inshuro zingaho umuntu yasharinze. Asharinga iki? Katuvuge nka video iri muri phone yanjye. Hari ukuntu bashobora kumenya ati uno muntu yasharinze iyi video inshuro izi ngizi. Reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya. Aba bahungu bacu ikintu bibeshya ntago bo babona ngo abantu ngo bakoresha ngo media ngo bro, wafata telefone gufata telefone ukayigira ugasiba. Urumva gufata telefone ugasiba. Abantu kuba umuntu ari hanze, hari abantu bitegereje bagatekereza ko bari hanze ngo iri tegeko niyo mpamvu ubona ngo dufata nirinda. Ntabwo icyaha gisaza kigumamo hariya. Thank you my love.
kigumamo, ariko uretse no kugumamo ndashaka kumva ikintu bivuze ngo gukora ibintu widegembye umuntu avuga ngo ari hanze uri kwikatira igihano cyo kutongera gukandagira mu gihugu. Umunsi uzakandagira mu gihugu bazakuyora. Ari ugufungirwa amageragere no gufungirwa mu mahanga utazongera gukandagira mu Rwanda wahitamo iki? Ari ugufungirwa mageragere no gufungirwa hanze mu mahanga utazongera gukandagira mu gihugu wahitamo iki? Subiza. Nafungirwa mu mahanga. Nafungirwa mu mahanga. Ugapfa utazongera gukandagira mu gihugu? Bamfunga burundu. Urumva uramutse urumva ngo gufungirwa amageragere nawe ugatira ugafungwa ugakomeza kwidegembya. Gufungirwa mu mahanga ubwo ngubwo nyine umuhunzi ubutabera ni ukugenda burundu. Kugira ntibisaza igihe uzasubirayo bazaguhana. Abiterwa n'icyaha wakoze. Biterwa n'icyaha wakoze ari bya bisaza mara. Hari bya bisaza. Ariko gufungirwa mageragere ko numvishe mageragere narayumvishe mbabarira ndeka. Oya se. Mageragere narayumvishe. Bimeze ite? Buro hariya haboro ngo haba hari ikintu cyitwa guhangayika. We numvishe rero ndimba atarimo aravuga ati itagiye bamukuraho n'ikiganiro ngo arangiza amusigira inote ya 5 ngo ahita atekerezamo aravuga ati ntayaramara ibiki. Nuko nari mfite ubushobozi bwo kuyagusubiza. Dumba kamubwira kimwe n'ijya kubwira ku bantu. Urumva? Dumba. Kita si inshuti yawe? Kita ni inshuti yanjye. Ninjya kubwira ku muntu ngo difata nuko banaragoragoje. Kita ntabwo gashobotse na gato kanazabikwereka n'amaso yawe. Kita wananiye muretse gato. Kita wananiye Sabe. Mu byago Sabe yagize urimo kunyumva umuntu wa mbere yitabaje n'umuntu bita Chita. Bro Sabe yarandikaga urimo kunyumva muri bya bihe byari bikomeye yarandikaga Chita gasoma gaseka. Nukuri kw'Imana yarangiza umuntu yajyagaho yarangiza Chita makuru avuga ko yahitaga ajya kwa Claire. Ni Claire ninde? Akajya kwa Claire akavuga ati twika. Claire wari wazondisa we nita Karara. Ni Karara yo Karara agenda. Buriya ngo umusponsor we wa mbere ari Chita. Niyo mpamvu n'uyu munsi biganiro Sabe na Chita kugira ngo bicarane biracyari imbogamizi. Inshuti zaragerageje ariko biracyari ibintu bikomeye. Sinuko bijya genda. Ariko bariyunze. Ntabwo bariyunga. Keriya Sabe yanze gusoma message kuko ari Sabe ngo uburukwa byo message araturika karira. Noneho ubugoma ahantu buri. Sabe yasabye Chita kuvanaho ifoto na caption imuvuga neza kuri ntuza yarabyanze. Yabikoraga ari ifoto ya Sabe. Uwo ni we Chita. Icyambabaje nuko abantu nirirwanaga nabo agakasamutwe ngiye kukaburoka. Ko yitwa nde? Yitwa Kasamutwe ngiye kukuburoka kandi niba hari umuntu reka mukuburokere imbere. Mutwara Kasamutwe ngiye kukuburoka ariko God reka namwiburokere. Kandi niba hari ikintu kibabaza n'idumba ko kuburoka. Niba hari ikintu kibabaza ku isi nanjye uzi ko njye ntekerezamo ntakurikirana Dumba ukuntu byagenda. So wowe iyi nkundura urabona iri buze kurangira ite Dumba? Babafunze. Barabafunga. Barabamanura. Biratangira isomo mu Banyarwanda ko ewana ko gusakaza ama video atari byo. Ariko ntabwo tubwiye waje uratubwira ngo Pazo ngo yari inshuti yawe ngo yarakubeshye. Ni iyihe version yaguhaye kuri iki kibazo? Pazo yarambeshye ufite uburyo Pazo yambeshye sura buzi.
Puzzle yakoranye na Yampano. Puzzle nkaba nzi neza ko ari ikintu ni gishapu ya Puzzle ni umushapu cyane. Ashobora noneho mu bintu bijyanye na showbiz abashobora gukora kariya abari muri ama gift murakoze cyane guys. Nuko ndimo ndavuga ntabwo mashaka kubakira ariko murakoze cyane. So urumva ni ikinyabwenge kiba kizi cyane muri showbiz gishobora gufata cyangwa kishobora kukubwira kora gutya indirimbo katuvugane n'uyu producer koko yarabimukoreye Puzzle yajyaga bikorera Yampano. Erega nibyo Yampano bagiye kubana na Puzzle uko niko kuri ntabwo nza no kubeshya bagiye kubana na Puzzle babaga muri Yampano yabaga muri Ghetto Mbi then Puzzle aza kumukurayo baza barakora anene bavayo bamera nkaho bateye imbere bari babiri bagenda kwimukira i Kanombe. Bagiye kwimukira i Kanombe Puzzle Yampano muri icyo gihe Yampano ari kuri hit iteye ubwoba. Yampano nibwo yatangiye guhura n'uwo mukobwa. So awe n'uwo mukobwa najyaga mvugana nabo najyaga mvugana na Puzzle mvugana na Yampano bankurikirana murabizi ko Yampano ari umuntu najyaga supportinga cyane ku mbuga zanjye. So Yampano arantungura umunsi umwe azambwira ngo ashaka gutandukana na Puzzle. Nambwira ati Yampano ufite hit biragoye ntabwo ushobora kuzajya uziruka mu gitondo ugenda wishakira akazi. Puzzle agomba kuba hari akazajya agenda avugana n'abantu avugana n'abangaba akora ibingibi ategura studio ategura video wowe ukaza nk'umusitari uzajya ubirangiza. Ariko Yampano ko yari yabonye igitira muryohera ibyo byose arabyibagirwa. Urumva Puzzle rero umunsi Puzzle yumva ko umuniga ashushe hahiye noneho arimo aramwihinduka kandi niko kwari ukuri. Kuniko kwari ukuri. Baramubwiye ngo tugende. Urumva Puzzle waravuga ngo bitewe n'ukuntu nabonaga Puzzle ukuntu Yampano atajyaga yishura abantu ngo ndangije kumwemerera kuva mu rugo rwe n'umugore ngo nari nzi ko nanjye amafaranga yanjye twumvikanye ngo tazayama kwa twaravugaga ati bo turashira ku mupanga nje nakoreraga yahe mafaranga. Ahubwo ati numvaga ko nanjye none nkamubwiye ati Yampano ndava muri ino nzu arubwo mpaye amafaranga arubwo mpaye amafaranga twavuganye twumvikanye. Rero Puzzle agiye urumva nibyo shaza arambwira ati ngewe ugomba kuma amafaranga. Yampano baravuga ati no ati ni ngewe muririmbi ati wowe ukora iki. Urumva ko kantu Yampano ntabwo niko nge namupingira arambwira ati ubundi manager aba afite ibintu byinshi akora ngo nuko manager abakora ibintu byinshi. So intandaro niko byatangiriye abantu muri hano mushaka kumenya intandaro byatangiye gute kubera icyo umuntu yatangiye gusharinga video. So baravuga ko we Yampano yahise amenya ko uno muniga afite video ye kubera yakoreshaga telefoni ye. Rero video ashobora kuyisharinga kandi koko niko byagenze. So iyo video n'ubundi probability nyinshi nuko Puzzle kubera umujinya yari afite kubera bari batandukanye na Yampano yavuye kwa Puzzle akayisharinga. Ako kanongira ngo kambaze ikintu kimwe ariko bidakuyeho ko Puzzle bidakuyeho ku mitekerereze yanjye bidakuyeho ko Puzzle yari bad idea yuko Yampano areka Puzzle agende. Urumva ngewe Yampano ndacyamurenganya ku buryo yaretse Puzzle agende. Reka nkubwire ikintu kimwe ngewe ntabwo njye imboga kandi ntukansunikire gutuma mvuga kuri ibi bintu. Hari ukuntu njye nshaka kuvuga ukuri bigasa nkaho ari gushinyagura. Ndumva ndakubwiza ukuri Yampano muri ibi bintu urimo kunyumva. Ndumva abantu baratandukana ntabwo Puzzle uriya ntabwo Yampano yari yaramugize umugore we ntabwo bari barasezeranye niba barabanaga tuba serious aho kugira ngo yumve ko agomba kuba baragahinda gatuma akora ubugome nka buriya yari gufata iya mbere uretse gato yari gukora ibishoboka bagakorana contract bakorana ibintu byo gukora kigegera kubera iki niba yarabonaga kubana na Yampano cyangwa gukorana na Yampano bigomba guhinduka akazi kubera iki atamusabye contract ngo bagirane ama contract bajyana amasezerano na contract barayisayininze. None se kubera ko atakurikije amategeko ahubwo ukugera cyo ukamushengura umutima ugatuma akora buri abugome. So reka tugaruke rero gato ariko turavuga niba ari we wabikoze ntabwo turahamye ko yabikoze. So nkabazanti dumba reka tunegure noneho ntabwo ngende kunegura umuntu
ibi bintu nitureba uwo pazo wawe uri kumbwira ntabwo ari ubwa mbere reka niki cyashobora kutamuhama iki cyashobora kutamuhama gasanga we hari ubundi buntu video zasohotse ntabwo ntibyitwe ko ari pazo wabikoze ariko reka tugaruke gato uyu pazo kubera ko abantu bose bakoranye nabo havamo ibintu by'ubuhemu n'ubugambanyi erega umwana murizi ntakizwe urutozi yago mu kanwa ke yivugiye ko uyu mugabo yabanaga nawe mu nzu ese uyu nguyu yashatse aho bakaza kujya ajya kubana n'abantu agiye gukorana nabo yafashaga yago amusapotinga yago wowe duba mu kanwa kawe wanyibwiriye hano kandi nubwo wabivuze abantu babizi bose watubwiye ko uyu nguyu yakoreshejwe mu kuroga yago yego sibyo ayo magambo warayavuze hano nibyo sibyo byaravuzwe ntibyavuzwe by'amagambo amwe ndakwandikira amagambo njya mvuga Godfather ntabwo manyahagazeho. Okay, reka noneho dukotinga amagambo yande yago nyirubwite avuga ko uyu mugabo nayanjye n'uyasige. Okay, nawe barayavuze none ndabaza kubera iki uyu muntu n'impamvu ngiyewe no gushidikanya ko uyu musore kutamukeka byaba biri kure ni kubera iki abahanzi ahuye nabo bose abasiga mu icura burindi yago yamushinje yabanaga nawe mu nzu urimo kunyumva umuntu yabanye nawe mu nzu yarakoreshejwe mu guhitana yago mu kumuroga aya n'amagambo ya yago yes or no ofete ikibazo gishobora kuba kiriho icyari ibintu bya yago impamvu ntabitinze urabizi nuko kagakobwa pazo nawe yariraga yakoresha amagambo atakakaje muri big screen yakoze imibonano na Brenda ari kuri wawe banyarwanda kazindi kwa Dumba ibiza kuvugirwa aha ndi umushyitsi komeza ngo yakagira gati kagakobwa pazo nawe yaragajaga gaso Egypt uyu pazo unzu yunguyo akavuga ngo yago yagateye kakavuga ngo umwana akita Brenda bamwita Brenda kare ko naje kumenya ko pazo yajyaga akora iki yajyaga rero ngo muri uko kugasambanya Brenda yaravuze ati ntiwabona ikintu wishyuye igitsina nguha ati genda urugeya none uyu pazo utamenya abantu babana nawe iyo mpamvu ntanabyitayeho urumva yego impamvu ntanabyitayeho ngiye kumva yagarimo arabivuga noneho mbikurikiranye numva ko basangiye igihe nahise mvuga ati ibi bintu by'ibiti ntabwo ngiye kubijyamo mbita mbivamo ni mwebwe mwabishushemo rero abantu basangira igihe ntabwo wacira y'ibyawe ko niko nkora urabona iyo wakiriye abantu bakuru icyo gihambo uburyo uri kukivugamo nose tukitiki pusi basi abantu basangira akayabo gutya babonye izina ryiza akayabo yego ariko icyo kintu uri kuvuga kabisa abantu basangiye akayabo urumva ntabwo wakwinjiza mu bintu byabo nahise Duma mvuga ati njyewe hano nkuremo akarenge kanjye indigendeye ariko ubwo urukumva icyo kintu rero n'uyu mukobwa wibuke muri statement wa mugabo yaduhaye hano bataramufunga bazo yakoresheje amagambo agira ati uyu mukobwa wa Yampano ninjye wamuhuje na Yampano kuko Yampano message ya mbere umukobwa yamwandikiye kuri TikTok ninjye wayijaniye Yampano ndavuga ati dore umwana mwiza hano fatiraho siwe yamuzanye niwe yamuzanye pazo niwe yarabuye Yampano ko hari urwana rurimo ruramwandikira nta cekingi atazi ko urwana ruzamwirukanisha mu nzu urwana ni rwakubiseyo 1 week ngira ngo wabonye ukuntu rumeze Yampano ahita aravuga ati jyewe umwana w'imvinyi zahihe z'abanyababe ni ukuvuga ngo pazo yizaniye umusimbura noneho bakaba baramufungishije umugore pazo yahaye Yampano aramufungishije tukaba yizaniye umusimbura akaba ubu ngubu bamushyizemo
ariko byishimo ko bimeze ngawe muri rarangiye manuka ntabwo inkuru irarangira du ibirangiye